Intangiriro igice cya 18. Aburahamu na Sara bakira abashyitsi. Uhoraho abonekera Aburahamu hafi y'ibiti by'inganzamarumbo bya Mamure. Aburahamu yari yicaye ku muryango w'ihema rye kubera izuba ryinshi. Akebutse abona abagabo batatu bahagaze hafi aho, arahaguruka yiruka ajya kubasanganira, abikubita imbere, aravuga ati, nyakubahwa ndi umugaragu wawe, ndagusabye ngo ye gutambuka utageze iwanjye. Nibazana amazi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'iki giti, nanjye ngiye kubazanira amazimano mufungure, mone gukomeza urugendo, ntimwanyura iwanjye ngo mugenderaho. Baramubwira bati turabyemeye. Aburahamu yihutira mu ihema rye, asanga Sara, aramubwira ati, gira vuba ufate ifu nyinshi kandi nziza ubakorere imigati. Hanyuma Aburahamu yirukira mu nka, atoranyamo ikimasa cyiza cy'umushishe, agiha umugaragu we, nawe yihutira kukibaga. Inyama zimaze gushya, Aburahamu azizanira abashyitsi hamwe n'amata y'ikivuguto n'ay'inshyushyu, maze we ahagarara hafi yabo munsi y'igiti igihe bafungura. Nuko baramubaza bati, umugore wawe Sara ari he? Arasubiza atari mu ihema. Umwe muri bo aravuga ati, undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, kandi umugore wawe Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo Sara yarumvaga kuko yari inyuma ya Aburahamu mu muryango w'ihema. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaracuze. Nuko asekera mu mutima yibwira ati, ko maze gukecura n'umutware wanjye akaba ashaje cyane, uwo munezero nawukura he? Uhoraho abaza Aburahamu ati, Sara ashekejwe n'iki? Kuki atemera ko azabyara ashaje? Mbese hari ikintu cyananira? Undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, kandi Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Sara agira ubwoba maze arahakana ati, sinigeze nseka. Uhoraho ati, nyamara wasetse. Aburahamu asabira Abanyasodoma. Nuko ba bagabo barahaguruka bakomeza urugendo berekeza i Sodoma, Aburahamu arabaherekeza. Uhoraho aribwira ati, sinahisha Aburahamu icyo ngiye gukora. Dore Aburahamu azakomokwaho n'ubwoko bukomeye, kandi amahanga yose yo ku isi niwe azaherwamo umugisha. Namutoranyije kugira ngo azategeke abahungu be n'abazamukomokaho kunyumvira no kuba intungane no gukurikiza ubutabera. Nibabigenza batyo, nzamusohoreza ibyo namusezeraniye. Maze Uhoraho abwira Aburahamu ati, abatuye i Sodoma n'i Gomora barega ubutitsa, ko ibyaha byabo byarenze ihaniro. None ngiyeyo ndebe niba ibyo baregwa ari byo, cyangwa ko bidafite ishingiro. Babiri muri abo bagabo bakomeza kugenda berekeje Sodoma, naho Uhoraho asigarana na Aburahamu. Aburahamu aramubaza ati, mbese warimburana intungane n'abagome? Habaye hari intungane 50 mu mujyi wa Sodoma, mbese wawurimbura? Mbese ntiwawugira imbabazi kubera izo ntungane 50? Ntibikabeho ngo wicane intungane n'abagome. Ntibikabaho ngo ucire intungane urw'abagome. Uri umucamanza w'isi yose, ntiwarenganya. Uhoraho aramusubiza ati, ninsanga mu mujyi wa Sodoma hari intungane 50, nzawugira imbabazi kubera izo ntungane 50. Aburahamu arongera ati, nyagasani mpangaye kuvugana nawe n'ubwo ndi umukungugu n'ivu. Mbese ku ntungane 50 nihaburaho 5, uzarimbura umujyi wose kubera abantu 5 babuze? Uhoraho aramusubiza ati, nimpasanga intungane 45, sinzawurimbura. Aburahamu arongera ati, none se ntihabonekamo 40? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura kubera intungane 40. Aburahamu arongera ati, nyagasani ntundakarire nongere nkubaze, bizagenda bite nihaboneka 30? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura nimpasanga intungane 30. Aburahamu arakomeza ati, nyagasani nongeye guhangara kukubaza, none se habonetse 20? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura kubera intungane 20. Aburahamu arongera ati, nyagasani ntundakarire ureke mvuge rimwe gusa, bizagenda bite nihaboneka 10 gusa? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura kubera intungane 10. Uhoraho amaze kuvugana nawe akomeza urugendo, Aburahamu arataha.